reka nongere ngo ikaze we ukomeza kubana natwe umunsi ko ndetse wamaze gukora subscribe kuri Kigali Rhyme TV. Nizere ko umeze neza cyane, nizere ko ukomeje kugenda ugubwa neza aho rigene natandukanye. Ngwaye ikaze na none. Uyu munsi rero ngiye kugezaho urutonde cyangwa se abanyamakuru batandukanye bakunzwe cyane hano mu Rwanda bakora mu biganiro bya siporo ku radio, kuri televiziyo ndetse n'abandika, ariko kandi bihebeye cyangwa se bakunda cyane ikipe ikundwa n'abantu benshi hano mu Rwanda. Iyo nta yindi ni ikipe ya Rayon Sport Football Club. Itangazamakuru rya siporo rikorwa kinyamwuga, ryirinda amarangamutima ya gifana hato kugira ngo hatabaho kurengera. Gusa nubwo bimeze gutyo, hari abakora itangazamakuru rya siporo mu Rwanda bafite amakipe bakunda ndetse bamwe ntibatinya no kubyemerera, yaba mu biganiro bakora ku radio ndetse niyo baganira n'inshuti zabo n'abavandimwe. Akenshi usanga rwose badatinya kuvuga ko bihebeye cyangwa se bakunda ikipe iyi niyi. Abanyamakuru rero ngiye kubwira bangaba bahebeye cyangwa se bakunda ikipe ya Rayon Sport. Abanyamakuru menshi bahitamo kwirinda gutangaza amarangamutima yabo kuri mikoro cyangwa se n'ahandi kugira ngo batayobya imbaga nyamwinshi zaba bakurikira. Nubwo babikora gutya, iyo bageze hanze ya mikoro bashimangira urukundo bakunda amakipe agiye atandukanye. Nkuko nabikubwiye rero, uyu munsi ngiye kubwira abanyamakuru 10 bakunda kandi biyeguriye ikipe ya Rayon Sport Football Club, nubwo baba batabivuga kuri mikoro z'ibitangazamakuru baba bakorera, ariko hirya ya mikoro rwose babasha kugenda bagaragaza amarangamutima yabo ku ikipe ya Rayon Sport. Uyu munyamakuru mu minsi ishize, ubwo ikipe ya APR FC yatsindaga ikipe ya Rayon Sport igitego 1-0 muri shampiyona, aha rero akaba uyu munyamakuru bwe yaritangarije ko atewe agahinda ndetse ababajwe cyane n'uburyo ikipe ya Rayon Sport imaze iminsi yarabaye insina ngufi imbere y'ikipe ya APR Football Club, dore ko imyaka iri gukabakaba 3 ikipe ya Rayon Sport itabasha gukura amanota cyangwa se gukura intsinzi ku ikipe ya APR Football Club. Uwo nta wundi ni Baryinyonza Eri, ni umunyamakuru wa Radio and TV1, akora ikiganiro cy'imikino cyo ku mugoroba gikunzwe n'abatari bake kizwi nka Trace Foot, gitangira ku isaha 12 z'umugoroba kikasoza ku isaha y'2. Aha rero bibanda cyane ku makuru agaruka cyane ku mugabane w'Uburayi. Gusa uyu munyamakuru ntabwo akunze kuvuga ko afana Rayon Sport, gusa ku mutima we niyo kipe yo mu Rwanda ibaho. Ndeka dukomereze ku munyamakuru Kwizigira Jean Claude Ri, ni umunyamakuru wa RBA, nawe akaba yarihebeye ikipe ya Murera ku buryo bukomeye cyane, akaba akora ikiganiro cya siporo kuri Radio Rwanda. Bagirishya Jean Dodier uzwi nka Jado Castar, uyu ni umwe mu banyamakuru navuga ko bamaze igihe kinini mu bw'itangazamakuru, ni umwe mu banyamakuru bakundwa cyane kubw'ubusesenguzi ndetse yamenyekanye mu biganiro bitandukanye kuva kuri Radio Sarusi. Ubu ngubu ni umuyobozi wa Radio BNB FM Umwezi, akaba nayikoraho ikiganiro cy'imikino, nawe akaba akunda ikipe ya Rayon Sport bihebuje, dore ko rwose nawe uyu nguyu ngari umukunzi wakadasohoka w'ikipe ya Rayon Sport. Jado Castar we ntabwo ajya hisha urwo akunda ikipe ya Rayon Sport, dore ko no kuri mikoro ahora abyemerera ko ari umukunzi wakadasohoka w'ikipe ya Rayon Sport. Reka dukomeze kuri uyu mugabo nawe ukundwa n'abatari bake kubera ubusesenguzi akora ndetse n'uburyo akunda kuvuga adaciye ku ruhande, yaba mu kugaragaza ibyo ashima cyangwa se ibyo anenga. Ntago rwose ajya ca ku ruhande, azwi cyane mu cyitwa ubwino, aho aba afite amakuru y'imbere, ari umwe mu bantu bakunda gutangaza amakuru mbere cyane cyane mu bijyanye na siporo hano mu Rwanda. Ni Sam Karenzi cyangwa se Samuel Karenzi, ni umunyamakuru wa Fine FM uzwi mu kiganiro urukiko rw'ubujurire rw'imikino, akaba ari umunyamakuru uvuga ibintu uko abishaka, adatinya kandi ashize amanga. Iyo avuga kuri Rayon Sport akunda nk'uko yabyitangarije. Uyu nawe ntabwo ajya ahisha amarangamutima ye kuri Rayon Sport, dore ko ahora yivugira ko iyi ngiyi ariyo kipe akunda kandi akaba yifuza iterambere ryayo.
Reka dukomereze ku munyamakuru wa Radiant TV 10, ni umwe mu banyamakuru bamenyekanye cyane hano mu Rwanda ndetse bakunzwe cyane, akaba benshi bakunda kumutazira mu nda y'isi. Ni Mucyo Anta, abenshi banamuzi cyane, akora kuri radio TV 10, akaba akora ikiganiro cyitwa Urukiko rw'Imikino. Amakuru ava mu nshuti ze za hafi nuko uyu mugabo yihebeye ikipe ya Rayon Sport bikomeye, akaba yarasabye ko kuri Rayon Sport Day yazahabwa mikoro agasoma amazina y'abakinnyi kandi nta bihembo ategereje. Ibyo ni nako byagenze, abantu benshi bahereye ko bahita bashimangira ko koko uyu munyamakuru Mucyo Anta biganiro cyangwa se bakunda kwita mu nda y'isi nawe akunda ndetse yihebeye ikipe ya Rayon Sport cyangwa se Murera nkuko bakunda kuyihimba, akaba ari iyo kipe ikundwa n'imbaga y'abantu benshi, ni ikipe ikundwa n'abatari bake hano mu rw'imisozi igihumbi. Reka dukomereze kuri uyu mugabo, uyu we ni n'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport ariko kandi akaba n'umunyamakuru. Nkurunziza Jean Paul ni umunyamakuru wa Isango Star, akaba anavugira n'ikipe ya Rayon Sport nkuko nimaze kukubwira. Uyu rero kuvuga ko rwose yihebeye cyangwa se akunda ikipe ya Rayon Sport, ngira ngo byo byaba ari ubucabana, dore ko nawe yihebeye ikipe ya Murera. Nibizi ni umunyamakuru wa Fine FM, nawe azwi cyane mu kiganiro Urukiko rw'Ubujurire rw'Imikino. Ni umwe mu banyamakuru badatinya kugaragaza cyangwa se kuvuga ko bihebeye ikipe ya Rayon Sport nkuko nawe abyitangariza. Nkiri kukubwira bamwe mu banyamakuru ba hano mu Rwanda bakora ibiganiro bya sport cyangwa se bazwi mu gisata cya sport bihebeye ikipe ya Rayon Sport, reka tugaruke no kuri uyu musore witwa Ngabo Robin. Ni umunyamakuru wa Radio na TV1, nawe akunda Rayon Sport bikomeye, dore ko yanahoze mu kiganiro cya Rayon cyitwaga Rayon Time cyatambuka ku Isango Star, kandi nawe akaba yiyemerera ko akoko akunda ikipe ya Rayon Sport. Rugimbana Theogene ni umugabo uzwi cyane, ukundwa cyane hano mu Rwanda, akaba yarakunzwe n'abantu benshi cyane mu biganiro bitandukanye, amaradiyo atandukanye agiye anyuraho hano mu Rwanda, yaba Radio 10 yaba Radio 1. akaba ari umwe mu banyamakuru bavuga ko nabo byemerera ndetse ko bafana ikipe ya Rayon Sport, cyangwa se nawe akaba ari umukunzi wa Rayon Sport, dore ko ubu ngubu atakibarizwa ku butaka bw'u Rwanda, aho asigaye akora cyangwa se yumvikana kuri YouTube ni chaîne yitwa Rugimbana Talk Sports. Nawe uyu nguyu akaba ari umukunzi w'akadasohoka w'ikipe ya Rayon Sport. Mu bandi banyamakuru bihebeye cyangwa se bakunda ikipe ya Rayon Sport, reka uru rutonde ndusoreze ku munyamakuru nawe umaze igihe kinini mu mwuga ndetse akaba ari umunyamakuru ukunzwe cyane mu bijyanye na sport. Ni umunyamakuru wa BNB FM Umwezi, yitwa Jean-Luc Imfura Yacu, akaba ari umukunzi w'akadasohoka wa Rayon Sport nubwo adakunda kubigaragaza kuri mikoro, ariko ntibikuraho ko ayikunda, dore ko hirya ya mikoro cyangwa se hanze ya mikoro ku nshuti ze n'abamuzi neza n'amakuru dukura tugenda dukura mu nshuti za hafi, nuko uyu nguyu Jean-Luc nawe akunda cyangwa se yihebeye ikipe ya Rayon Sport ku buryo bukomeye cyane. Reka ngushimire tubana umunsi kundi kuri Kigali Line TV, ugira ko ukomeza gukora like, share ndetse na comment. Niba utarakora subscribe, nabyo nicyo gihe cyo kugira ngo ukanda aho ngaho handitse subscribe kugira ngo ube mu bambere bazajya babona ibiganiro ndetse n'amakuru yacu atandukanye tukugezaho umunsi ku wundi.